Shuti bakunzi bamenye ubuzima TV ndabashuhuje uyu munsi tugiye kurebera hamwe indwara cyangwa ububabare bw'umutsi witwa nerf sciatique. Tugiye kurebera hamwe ibibazo abantu benshi bakunze kwibaza. Nerf sciatique ni iki? Ese ububabare bwayo buterwa n'iki? Ni ibihe bimenyetso biranga kwangirika k'umutsi wa nerf sciatique? Umuti ni uwuhe? Murarikiye kureba iyi video yose kugera ku musozo kugira ngo utazongera kugira urujijo urwo ari rwo rwose, kandi unamenye inama zose zagufasha kwirinda iyi ndwara yibasiye abakozi benshi muri kino gihe. Ububabare bw'umutsi bwo bukunze guterwa no kwangirika kw'amagufa y'urutugu umugongo, aho usanga ayo magufa iyo yagize ibibazo agenda agatsikamiro. Uwo mutsi ubusanzwe uturuka ku gice cy'ubwonko kimanuka mu mugongo, hejuru bita mu Gifaransa moelle épinière, ukanyura hagati y'amagufa y'umugongo ugasohokera ku gice cyo hasi cy'umugongo. Nongeye nguhaye ikaze ku muyoboro ugamije kwirinda, aho twigira imiterere n'imikorere y'umubiri w'umuntu, indwara cyangwa se ibibazo umuntu muzima uri mu kazi akunze guhura nazo mu buzima bwe bwa buri munsi. Aha nkabashatse kuvuga indwara z'imitsi, ububabare, amavunane, imvune, umunaniro dukomora mu kazi kacu ka buri munsi. Ku muntu ugeze kuri runo rubuga bwa mbere, nkurarikiye gukora subscribe kugira ngo ubashe kubana natwe buri gihe, kandi ugerageze gushaka video twakoze kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza icyo tuba dushatse kuvuga, kuko hari igihe ushobora kugira urujijo rumwe, ariko hari video tumaze gukora nyinshi zagerageje gusobanura imiterere n'imikorere cyane y'umubiri w'umuntu, cyane cyane uruti rw'umugongo. Nerf sciatique rero nkuko twabibonye ni umutsi uturuka mu rukenyerero ku mugongo wo hasi ukamanuka kuri buri kaguru kugera ku kirenge, ukawugenzura ibikorwa byose bikorwa n'amaguru. Ububabare bwa sciatique rero ni igihe umuntu yagize ikibazo kuri uwo mutsi ukaba wakwangirika bigatera ububabare. Umuntu ufite ububabare bwa nerf sciatique buterwa nuko umwanya uri hagati y'amagufwa abiri y'uruti rw'umugongo ku mugongo wo hasi, aho uwo mutsi usohokera uba wagabanutse, hanyuma ayo magufwa agatsikamira uwo mutsi bigatera ububabare cyangwa kudakora neza kw'amaguru bitewe n'impamvu zitandukanye zahungabanyije imiterere y'umugongo. Aha ndagira ngo tubisobanukirwe neza. Igihe cyose habayeho indwara, impanuka cyangwa ikindi kintu cyose cyabasha guhungabanya imiterere y'umugongo wo hasi, amagufwa akabasha kuva mu mwanya wayo, icyo gihe umutsi wa nerf sciatique urabangamirwa, cyane cyane uba watsikamiwe n'ayo magufwa, bigatuma ingufu cyangwa amategeko y'ubwonko atabasha gutambuka neza, bikaba ariyo ntandaro y'ububabare bukabije mu gice cyo hepfo ku kuguru kwagize ikibazo. Ububabare bw'umutsi wa nerf sciatique buterwa na akenshi no kwangirika kw'amagufwa. Ashobora kuba yavunitse cyangwa yangirijwe n'ikindi kintu. Ikindi kintu gitera ububabare, ikindi gishobora gutera ububabare bwa nerf sciatique ni amagufwa y'inyongera cyangwa se indwara z'amagufwa, ku buryo hari igihe
imiterere y'amagufwa y'umugongo ihinduka ikaba yakiyongeraho indi kushi, nabyo urumva ko bihita bigabanya wa mwanya uri hagati y'amagufwa abiri y'umugongo. Ikindi gikunze gutera ububabare bwa sciatique ni imikaya. Igihe imiterere y'imikaya yahindutse cyane cyane iy'umugongo, nabyo bigira ingaruka mbi zo kugabanya umwanya uri hagati y'amagufwa y'umugongo. Igihe rero habayeho impanuka cyangwa se imvune ku ngingo z'amagufwa y'umugongo, aho amagufwa abiri y'umugongo hakaboneka ikibazo, ubwo ni kuri za ligama cyangwa za tando za muscle zihaherereye, icyo gihe nabwo haboneka ibibazo by'ububabare. Mu magambo make rero, impamvu zitera ububabare bwa sciatique, ya mbere ni amagufwa yavunitse cyangwa yangiritse, amagufwa y'inyongera, imikaya, ibibazo by'ingingo, ndetse muri rusange hakunze kuboneka na hernie discale. Ububabare bw'umutsi wa nerve sciatique burangwa n'ububabare buturuka mu rukenyerero bugakomeza mu kibero bukarangirira ku kirenge. Kuri bamwe bumva ububabare bwinshi, abandi bakumva ibinya cyangwa kokerwa. Byose bishobora guturuka hejuru ku rukenyerero bikarangirira ku kirenge cyangwa se mu gace kamwe kagize urwo rugingo. Ikindi kiranga ububabare bw'umutsi wa sciatique ni ugucika intege mu kaguru karwaye, ukumva nta mbaraga ako kaguru gafite. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko umuntu afite indwara ya sciatique cyangwa ya nerve sciatique. Vuga ngo ibimenyetso by'indwara ya sciatique tubonye, reka turebe bino bibiri. Igihe cyose uzumva ububabare buturuka mu rukenyerero bukarangirira ku kirenge, cyangwa se ukumva ububabare mu gace kamwe, ushobora kumva ku kibuno, ushobora kumva ku mugongo, ushobora kuba ku matako, ushobora kuba ku mpfundiko cyangwa ku kirenge hepfo, hose aho uzumva ububabare cyaba kimwe mu bimenyetso byagaragaza ko ufite ikibazo ku mutsi wa sciatique. Ikindi, igihe uzumva akaguru kose kacitse intege, ukumva akaguru gafite ibibazo byo kubura imbaraga mu gihe katameze kimwe na kagenzi kako, icyo gihe nabyo ni ikimenyetso cy'uko ufite ikibazo cy'umutsi wa sciatique. Nizere ko indwara ya sciatique turi kugenda tuyisobanukirwa kugira ngo tubashe kuyirinda no kuyivuza neza mu buryo bwiza. Umuntu wese ugize ikibazo mu kuguru cy'ububabare cyangwa ibinya, kokerwa, gucika intege mu kuguru kurwaye, ikintu cya mbere agomba gukora ni ukujya kwa muganga hagashakishwa umuti w'ikibitera, ndetse n'ibyo bimenyetso bikabasha kubonerwa umuti, hanyuma akabasha no kubona inama zihagije za muganga. Icya kabiri aho agomba gukora nyuma yo kubona ibyo byose, yo kuvurwa neza, aba agomba gukora ubugororangingo. Icya kabiri ni ubugororangingo cyangwa physiotherapy, bikorwa mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni ukuruhuka cyangwa kuruhura uko kuguru cyangwa urugingo rwakoze cyane, rwagize ikibazo cyo gukora cyane. Ikindi gice cyo kubugororangingo ni ukongerera imbaraga urwo rugingo mu gice cyarwo kiba cyacitse intege cyangwa cyagabanyije, kitagishoboye gukora neza. Muri make, uburyo umuntu akoresha yivuza ububabare bwa sciatique
Uburyo bwa mbere ni ukujya kwa muganga ukabona imiti ndetse n'inama zihagije za muganga. Uburyo bwa kabiri ni ugukorerwa ubugororangingo physiotherapy bugamije ibintu bibiri. Icya mbere kuruhura urugingo, icya kabiri kongerera imbaraga urwo rugingo rwacitse intege. Kwivuza hakiri kare ni ingenzi kugira ngo ubone ubufasha bukwiye kandi ububabare bwa sciatique butazaguzahaza bikagira ingaruka ku buzima bwawe bwa buri munsi mu kazi kagutunze kakubeshejeho. Ububabare bwa sciatique bushobora kugutera gukora nabi imirimo ushinzwe kandi bikagira ingaruka mbi ku mibereho yawe. Gusobanukirwa n'iki kibazo ni intambwe ya mbere yagufasha kubaho neza nta bubabare bw'umutsi wa sciatique. Kumenya no kwivuza hakiri kare bishobora gukumira ingaruka mbi no kwivuza ugakira neza. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Nizere ko iyi video yabashimishije. Mukande like, usangize bagenzi bawe kugira ngo nabo babashe gusobanukirwa, babashe gukurikirana zino nyigisho kandi bidufashe kugira ngo umuryango wacu w'abantu bifuza kwirinda cyane cyane indwara y'imitsi ubashe kwaguka. Uri mushyashya kanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Ubutaha tuzarebera hamwe ububabare bw'imitsi y'amaboko cyangwa se ububabare bw'imitsi y'amaboko, nevralgie cervico-brachial. Murakoze naho utaha. Uwo mutsi usanzwe uturuka ku gice cy'ubwonko kimanuka mu mugongo hejuru bita mu gifaransa moelle épinière, ukanyura hagati y'amagufa y'umugongo ugasohokera ku gice cyo hasi cy'umugongo. Ibindi bavuga bishobora kwangiza uwo mutsi harimo rubagimpande, kwicarira ibintu bikomeye bishobora gutsikamira cyane uwo mutsi ku gice cy'ikibuno, nko kwicarira ikofi cyangwa kwicara ahantu hakomeye nko ku mabuye cyangwa se ku ntebe zindaho umwanya munini. Hari kandi guhagarara cyangwa kuryama nabi igihe umugore atwite nabwo ashobora kugira icyo kibazo cyo kubabara uwo mutsi. Hari kandi no kuba umuntu afite amagufa y'umugongo igice cyo hasi atameze neza. Ikindi gishobora gutera ububabare bw'uwo mutsi ngo ni umubyibuho ukabije, kwambara inkweto ndende, gukora akazi gatuma umuntu yicara cyane kandi by'igihe kirekire. Indwara nka diyabete nayo ishobora kugira ingaruka zirimo kugira ibibazo by'uwo mutsi ndetse n'imvune, kuko umuntu ashobora kuvunika bitewe n'uko imvune ye imeze, bikaba byatuma uwo mutsi ugira ikibazo. Ibimenyetso bigaragaza ko uwo mutsi wagize ikibazo. Mu bimenyetso byerekana ko uwo mutsi wagize ikibazo harimo kugira ububabare buturuka mu rukenyerero bukamanuka mu matako bukarangirira no mu kirenge. Kuri bamwe bashobora kumva ububabare busanzwe, abandi bakumva ibinya cyangwa kokerwa. Ibyo bikababyaza bikaguhamaho cyangwa se bikajya bisa bikongera bikagenda. Abakunze kwibasira ibibazo byo kubabara uwo mutsi, abantu bakunze guhura n'ibibazo by'ububabare bw'uwo mutsi harimo abageze mu zabukuru, abantu bahora n'umujagararo w'ubwonko, abanywa itabi cyane, abakora akazi kavunanye bisaba ko umugongo n'amaguru bikora cyane, abantu bafite uburwayi bwo mu ngingo, abantu bafite ibiro byinshi bikabije n'ibindi. Mu rwego rwo kwirinda kw'amagufa umugongo yagira ikibazo bikaba byazagira ingaruka zirimo gutsikamirwa k'uwo mutsi no gutangira kugira ububabare bwabo. Abantu bagirwa inama yo gukunda gukora ibikorwa bituma umuntu anyeganyega kenshi gashoboka. Umuntu akirinda guhora aryamye mu buriri no kwirinda kwicarana ku buryo bwangiza ubuzima. Umugongo ku bantu bamaze gutangira kugira ubwo bubabare bwa nevralgie baba basaba kwitwarira uko baryama, uko bicara n'ibindi, kuko bifasha mu kugabanya ubwo bubabare kuri abo batangiriye kugira ubwo bubabare.